nabibonye rwose, nabonye ko hari amahumbezi munsi y'agacu. Mwaramutse neza, yitegura kuja kwa Yesu. Abandi babe bakuretse ugaciye mukagenda bagusubiza, ubanze uze mwaramutse n'amahoro. Uvandimwe rero, mubanze mubwireho gatoya Kishima rero abantu baterana hamwe bose. Mpamvu se waba uyitekereza icyo wizeho? Urayizi. Twagutanze rero ariko ntabwo twagutanze mu babisha bahura, twagutanze mu beza bagukunze. Ubwo rero umuryango ukubuza ugukunda wari Cadette wacu, ariko ndagira ngo mubwire ko uyu mugabo Modeste urimo kureba hano ategereje ko mushyira mu biganza byiwe kugira ngo icyo yagusuriye nawe ucyakire. Rero Modeste, mukesha Imana, twamukeshaga Imana nk'uko ubibona. Ureba abantu bose barangaha, ni impamvu y'uko twamukeshaga Imana, twari tumukunze cyane. Ariko umuryango wacu umenyere gutanga icyo ukunda, kuko n'Imana yatanze ikikunda, yatanze umwana wayo kandi ari n'ikinege. Nawe rero Cadette yatumaraga irungu, urabona uruhanga rwe n'uruhanika, urabona amaso ni nk'ay'inyana mu ruhongore, urabona afite ijosi n'ikigozi, urabona amabere ye n'imitemeri, mu nda n'urwebeya, ibiganza bye n'ibigabiro, intoki n'imitozo nk'uko twabikubwiye rwose. Byose rero ni ukuvuga ngo yarerewe ku karago, akorana umuco mwiza. Aka niyo mpamvu turwaye Imana ikomeye cyane. Murakoze cyane.
agomba kurindwa umubabaro, agahatwa gukomeza umurimo mwiza w'Imana mukuru we yatojwe. Twakwisubira kandi ntabwo dukunda kwisubira, reka tukwemere tumumushyikirize, nubwo ubonye afite bodyguard, reka aze umuramutse, nawe urajya kudukorera icyo wamusabiye, kuko twamaze kumenya ko atari wowe wisabiye, nyine wamusabiye nawe ahari, kandi numvise ayo makuru yafite nawe arayazi. Kubw'ibyo rero reka mushyikirize impano nziza, ababo icyo bari bukore ndakizi, humura, ntabwo bigoranye. Nyemerera rero te ntabwo unyegerera, ngaho egera uyu mugabo, tuvuze ibigwi byawe, arakubwira ibyo Kesha wacu, muraho neza. ariko imvugo nziza nimushimire Imana ko arimo kubwirwa amagambo meza amuyobotse umutima. Yesu ashimwe. Uyu ni Kesha, buriya ni mukesha Imana, ni mukesha rugo, ni mutumwa inka, ni mutakwasuku, ni mutamba, ayo yose nayabakesha. Ngira ngo nk'uko umubyeyi yabivuze, umura natwe turatetesha, tuzagutetesha ni ukuri. Tasiyani uramuzi se? Tugiye kuguha umugisha, buriya nitwahaba umugisha, umura nugera bizahabwa umugisha. Hanyuma rero hari basaza bawe rwose nabo, ngira ngo Tasiyani, ya minsi nagendaga, ntugire ngo nagendaga ngiye kwishakira aho nicara ahandi handitse bya byapa, ahubwo nari nje muri Kamonyi kureba mukesha Imana. Ndagira ngo nk'uko nzi ko ufite basaza bawe bakubaye hafi iminsi yawe yose, nawe ukagenda ugateka ugakubura, nabo bakagenda bakajya gushaka ubwatsi bw'inka bakaziragira bakagukamira. Humura, no kwa Tasiyani niko bizagenda. Reka baguherekeje utambuke, araza amusanga, barahurira hariya hagati. Umwamikazi hano hafi, hano hari umuhungu nawe uzi kubitoza umuco, upfa kuba wihaye umugisha, ubundi uva hagati, nakubwira iki? Reka nsaba ababyeyi biyicare, hanyuma Tasiyani nawe yagendanye n'abakuru. Tasiyani ati neza musaza w'umuntu, ndabona Tasiyani arimo aragenda abaza byungura inama, ati harya iyo bigeze aha ngaha bigenda bite? Ariko reka mbanze nawe mbansirikire indwara z'icyaka. Yego, nakira ati ngaho natwe rero tugushyikirije mukesha Imana wacu Tasiyani, ndabashyikira mukesha Imana murwanye mu byano, bakwakiriye amashyi yanyu yose, amashyi turaho ubona twese ubaho neza. Yego, hari ikimenyetso rero witwa
yayishoje uhuru wanjye nanjye nduwawe mutima utuwemo nituze marebatima w'amaribo igiti mu bandi bakobwa yaguhanze niyizi kure ari bwiza warezwe neza sajya nkwitaho kuzarya uri mpundu mu mpararo mu bwiza muzira intenge imihigo y'imena turahayishoje uhuru wanjye nanjye nduwawe amahirwe yaransekeye kuko mbonye uwo nifuza urakanyange ijuru ry'inyamibu ziricyangiro mu matwa ngerura dere n'ikirize tuzahore twizihiwe turi mpundu mu mpararo mu bwiza buzira intenge imihigo y'imena turahayishoje uhuru wanjye nanjye nduwawe urukundo rwanjye ijuru ryabeza wowe mutoni murandirimo ziruri yose ko nshuti susurukine zitahe mu mutima wanjye mu bihe bibi n'ibyiza bindi cyakubabaza turi mpundu mu mpararo mu bwiza buzira intenge imihigo y'imena turahayishoje uhuru wanjye nanjye nduwawe turi mpundu mu mpararo mu bwiza buzira intenge imihigo y'imena turahayishoje uhuru wanjye nanjye nduwawe turi mpundu mu mpararo mu bwiza buzira intenge imihigo y'imena turahayishoje uhuru wanjye nanjye nduwawe uhuru wanjye nanjye nduwawe uhuru
banyuranya ebinehe barihimehe ariyo kuzibanira bageni beza ari mwiza agenda utetehe ubonye umusoro kwizihiye nimuhane ibiganza mugire urugwiro muzabyare muheke twaje twawukereye hari ababyeyi babareze abavandimwe n'inshuti twaganywe no kubashyigikira bageni beza bari mwiza agenda utetehe ubonye umusoro kwizihiye nimuhane ibiganza mugire urugwiro muzabyare muheke impundu niziguzwe abakobwa nibabyine abasore nabo bategeye uyu munsi ntaho gusanzwe bageni beza bari mwiza agenda utetehe ubonye umusoro kwizihiye nimuhane ibiganza mugire urugwiro muzabyare muheke nimutahe mu rwanyu muzabyare muheke umutesi taha mu rwahawe urwanjye hentange duhawe bino ngwino rusange dusangiye ibyiza w'ikinege mu gicumbi cyanjye yapfundo twapfunditse tuhebe twarishe by'impaga y'urukundo none dore twegukanye igisize bino dutahe mu rwacu amahoro aruroremo bino dutahe mu rwacu amahoro aruroremo itugeze rwose butahatira igihango tumaze guhana umutesi tuzabana ikutanyuranya zegana kwimitse mu mutima wanjye tuhesheje ishema bageheye tubigeye imbuto zihiza abavandimwe ndetse n'inshuti dore baje kudutera inkunga bino dutahe mu rwacu
cya rumanuro iragara ryateye ugarutse wamutahiraho iwacu hari ikibanda iba niko ngezi masa niyo kwa Rusine kana karagiye rweru na rugari igira haraye muhamagara induha ruguguruye umubiri sanya batera abana batege gitari cyawe itege abugeri nk'abashushe n'imiyombo Ruzigamene rutinduka yahuye na Ruzigamanzi aturanye warutayo wagiza rugeze iwacu byarinda bukira bihigwa igikaka nimbona yisi ngeri zirangira ubwatsi rutaburwa umuyumbi igenda yabyawe na njyamubiri iyo abyaye nkungiye mu nkobwa yegamarwa atagira inkiza iyo atumye kuyababaza ngo zize ziyibyinire rwese mugabo zirimi zikamirwa abana zikabarinda kuganya zirimi zikamirwa abasenga bagakomeza amasengesho zirimi zikamirwa umusore nk'uyu zikamurinda amagambo kirazira ayo ni amahamba y'inka rero iyo tumaze kuva mu mahamba dutaho n'izina ryazo abadafite birantega reka dushimire amahamba y'inka duhuza ibiganza unayicukire inka y'Imana Imana yese biregarukinga yahamagaje imanzi y'umutigurubiri iyo ni imfizi yo mu rubumbi iragamirwa na rubanda mu ruhango rwa Kigali bakayibirwa n'urwamo amakombe ya rubwatsi ubwo bashaka gushengera barahamubira ahubwo bumvishe kuba zesa ntawasigaye mu biraro genda mugamira rushango yashukanira mpunzi nimwigire imbere murebe iyo amahema ahera bacyatema ikirere ku mubiri asa n'ikirere zirimo ikubita zikicyura zirimo iziragira zikicyura iyo zigeze mu marembo ziravumera zirimo ibihogo byapanze zirimo iy'akanyankwa n'ihora bikira zirimo iya musiri ya rusumba data rero mubyeyi urakaza rutagije amagana mumporera kuri iyi nkuyo iyi nkoni yanjye naje nzirongoje nisubira mu rwuri uragira ngo kandi niko bikwiye ageza Tasiyane hari ababyeyi basigaye mu mbere bagira ngo bamuramutse ndetse nagaruka atazagira ahantu twakirira bakwe gusa reka batambuke bare n'amarere nabo barabagaragirira hanyuma turakomeza iki gitaramo buri inkuru nziza ntabwo igenda nk'ako kanya guhita igerayo nagira ngo nze kugusaba uze kunyemerera nk'uko nabikubwiye mbere ntabwo ndi sendakaze ntabwo nasabye umukobwa kugira ngo nzamugumishe hano gusa ahubwo ndashaka no kumukoresha icyo namusabiye rero nagira ngo ndamutse mbigusabye ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa munani agana ku gicamunsi unyemereye ukazamumpekera ko bugiye guca ibitoki n'inshuti n'abavandimwe bazaze kumfasha kwakira umugeni Mukeshimana waba unkoreye. Icyo nasaba ni uko kuri iyo tariki nk'uko wabibonye wakirijwe amasengesho wakirijwe imigisha y'Imana abatambyi bakagusabira kugira ngo ubushyitsi bwawe bugende neza ni nabwo buryo twagusaba kugira ngo utwemerere uko kwitegura kwawe uteguremo n'umwanya wo kujya gusanga abatambyi kugira ngo babasabire umugisha urugo rwabo rushingirwe ku biganza byabo Yego rwose ariko nkakwemera ngo iyo tariki nabyakira rwose nk'uko bivuze umuryango mpagarariye ntabwo ushobora kwanga icyifuzo nk'icyo cyiza twakwemera ngo tuzaguhekera tukuza mu mugeni. murakoze batwemereye yuko bazaduhekera ku itariki ya 13 Kanama ku gicamunsi mu masaha 8. Rero muvandimwe iyo nkuru nziza ntabwo nakomeza kwicarana hano Yego unanyemerere ngende njye kubwira njye guteguza
inshuti n'abavandimwe umeze akenda kamese, hanyuma uwo munsi natwe uzasange twiteguye, nabyo mubinyemereye biramushimisha kurushaho. urubanza umuryango udatenguha, ndagira ngo nyemerere ujye gutera intambwe imwe, niyo ugomba kugenda mu nzira utagwa mu nzira, ariko ndagira ngo utaza kugenda nk'uko basanzwe bakoze ubunyangamugayo. Turimo turasinyisha urwandiko rw'inzira rugaragaza yuko wageze muri uyu muryango kandi icyo wasabaga wagihawe. kugira ngo rero urwakire urwandiko rw'inzira kugira ngo ubashe kurugeza ku bagutumye. Rero ikindi nagusaba, ko urabizi yuko dukunda no gukora umuco wo guherekeza abashyitsi, ariko nta muntu ujya aherekeza umuntu wicaye. Ko ntawe uherekeza uwicaye, kandi icyubahiro cy'Imana tugomba kukitanga. Ngasaba n'abandi babona bafite uburenganzira bwo kubikora bagejeje dusenga Imana, kuko badushyigikira kugira ngo asohore mu mahoro, kugira ngo byose bibashe kuzuzwa mu bubasha bwawe. Dusabiye abashyitsi kugira ngo bagende badategwa, bagendane umugisha wawe, bagendane icyubahiro cyawe, bagendane gukomera kwawe. Kandi tuzongera guhura nabo twongera kugira ibiganiro byiza tugirana, tuzabigushimira ko uzaba wabikoze neza, kubona no gukiranuka mu izina rya Yesu. Amen.